Mimi n'umushuti we baba basanzwe banakorana, baba bari kuri resto ya Mimi bari guseriva abakiriya, akazi kaba ari kenshi cyane rwose. Abakiriya rero baba batonze umurongo kubera ko baba bakunda ibyo kurya by'uyu mukobwa mu buryo rwose butangaje. Hanyuma rero ibyo kurya birarangira, nyamara abantu babitegereje baba bakiri benshi, batangira kwitonganya bati ariko kubera iki utaba watetse ibihagije kandi ubizi yuko ibyo kurya byawe ari byo tuba dushaka. Yabasabye imbabazi rero kuko rwose byaragaragaraga nyine ko abakiriya benshi basubiyeyo badafashe amafunguro. Yahise rero yinjira muri resto wenyine n'uyu mushuti we, maze uyu mushuti we atamubwira ati ariko rero ikintu mbona cyo dukwiriye kongera amafunguro ndetse n'ibikoresho. Reba nk'ubu ngubu dushoje guseriva abantu saa yine zitaranagera, haracyari kare cyane, ubu hari n'abandi bari buze kuza nyuma, nyamara nabo dusigaje tudahaye amafunguro nabo ni benshi. Naho Mimi ati ntuhangayike, ibyo byose ngiye kubishyira muri bije, maze ntangire nyine ntegura ukuntu tuzagura ibindi bikoresho ndetse nyine tukongera n'ibyo kurya, kubera ko abakiriya bacu ntabwo dushobora kubatakaza gutyo. Uyu mushuti we rero yahise amubwira ati yego ni byiza cyane rwose ibyo ngibyo, ariko uyu munsi duciye agahigo na saa yine zitaragera ibyo kurya byose tukaba turabimaze. Bari bishimye rero nanone kubera ko bari bamaze gucuruza ibyo bagombaga gucuruza umunsi wose, nyamara na saa yine zitaragera. Mimi rero yahise atangira gukora imibare, maze rwose mu kanya gato yasanze imibare ihura neza cyane. Uyu mushuti rero yaramubwiye ati none se wambabariye maze ukampa uruhushya uyu munsi ko nyine hari umuntu tugiye gusohokana. Mimi yaramurebye ati ariko se kubera iki umunsi wawe wo gukora amasuku buri munsi usaba uruhushya? Ni ukubera iki usohokana n'abantu batandukanye? Yatangiye kubamushyirira ku murongo, maze rwose icyumweru cyose dusanga yarasohokanye n'abantu batandukanye. Uyu mukobwa rero yahise amubwira ati noneho uwo tugiye gusohokana ni uwa nyawe rwose nta kwibeshya kurimo, ariko bari abandi nasanze atari abo kwizerwa. Mimi ati ntiwumva nabara niko wavugaga, iyo mwajyaga gusohokana wavugaga ko rwose ari bo nyine ba nyabo, ariko bikarangira usanze atari aba nyabo. Uyu mushuti yahise amubwira ati ngaho mbabarira maze nyine umpa uruhushya, icyumweru gitaha nzakora amasuku ngiye nyine icyumweru cyose. Mimi ati ni ibya nyabyo? Naho uyu mukobwa ati yego. Mimi yahise afata urupapuro maze atangira kwandika. Uyu mukobwa ati none se kuri kwandika uri kwandika ibiki? Mimi ati ndi kwandika ibyo uvuze kugira ngo bisinyire, kuko ndakuzi ndagusobanukiwe, ejo bundi wazaba wisubiye ngo ntabyo wigeze uvuga. Uyu mukobwa ati ariko kubera iki nta cyizere ugira? Kubera kutagira icyizere kwawe nibyo bituma dukora akazi twenyine turi babiri. Twakagombye kuba dufite umuntu dutuma, umuntu udufasha guseriva cyangwa se umuntu udufasha guteka, ariko bikarangira tugakora twenyine. Reba nawe ni wowe ujya ku isoko, ni wowe ujya kuri banke, ni wowe ujya kwishyura ibikenewe, byarangiza ukanateka ukanaseriva abakiriya. Urumva ako kazi kose? Naho Mimi ati none se singakora neza? Uyu mukobwa ati ariko urumva ko nyine uravunika cyane, wakabaye ushaka undi muntu ugufasha. Mimi ati rero njyewe nta muntu n'umwe njya nizera, n'igicucu cyanjye ntabwo rwose njya nkizera. Bakiri kuri ibi rero uyu mushuti we yahise amubaza ati ahubwo se uravuze ndibuka ko kare nigeze kukubona uri kurira, warizwaga n'iki? Mimi rero we yahise atekereza icyamurizaga, yahise yibuka ko telefone ye yasonnye maze yayitaba agasanga ni ku kigo yigagaho kaminuza, dore ko nyine yari agiye kujya mu mwaka wa nyuma, maze bikarangira avuye mu ishuri kubera ibibazo byari biri mu muryango we. Bari bamuhamagaye rero bamubwira ko dosiye ze zarangije kujugunywa, ko rwose basa nkaho atigeze yiga kuri kino kigo, ndetse ko niba ashaka kuzakomeza ishuri bizamusaba kuza kwiyandikisha maze agatangira mu wa mbere nk'abandi bose. Uyu mukobwa yakundaga ishuri cyane, byaramunaniye kwihangana maze ahita atangira kurira. Kano kanya rero akimara kubyibuka yahise abwira uyu mushuti we ati hoya kiriya gihe wambonye narindi kurizwa n'ibyishimo. Uyu mushuti we ati wari uri kurizwa n'ibyishimo? Ubwo se niki cyari kigushimishije ku buryo byakuriza? Naho rero Mimi ati urumva nyine ni musaza wanjye warumpamagaye maze ambwira yuko ari kwitegura kwakira diplome ye, niyo mpamvu rero nari nishimye maze rwose bituma ndira. Uyu mushuti we yahise amubwira ati ariko ni ukuri nanjye numva nishimye kubwe, uriya musore ntabwo yigeze gukoza isoni, kandi ni ukuri nizere ko rwose uri proud ye.
naho Mimi ati cyane, uyu musaza we rero ni nk'aho ari we watumye ava mu ishuri kuko yari amwiguranye maze aza gushaka amafaranga kugira ngo umusaza we yige, naho we nyine arivamo gutyo. Mimi rero asoza gukora amasuku maze agasohoka. Akigera imbere rero ya resto ahita asanga hari umusore umutegereje. Yari umusore wo muri iyi karitsiye ye, buri gihe yazanaga moto maze akaza kumutegereza kugira ngo amutware, nyamara ntabwo rwose Mimi yabaga abishaka, dore ko abasore bose bo muri iyi karitsiye baramukundaga. Yari umukobwa mwiza cyane, ariko we ntabwo rwose ibintu byo kujya mu rukundo yari abirimo habe na gatoya. Yageze mu rugo rero maze umusaza we ahita amuhamagara. Yaramubwiye ati umeze neza se sister wanjye? Naho rero Mimi ati yego meze neza, ati nyine nzakoherereza amafaranga muri weekend nk'ibisanzwe. Naho uyu musaza we ati oya, nta mafaranga nkeneye, n'ayo wanyoherereje ndacyayafite. Mimi ati gute rero waba ukiyafite? None se nta kibazo na kimwe ujya ugira? Umusaza we atumva, mbabarira rwose utangire gusevingira nawe ibyawe, kubera ko ibintu byose urabinkorera, umwanya wawe wose uwumarira kuri njyewe, kandi nyamara nawe ufite ubuzima bwawe bwite. Urabizi ko wacikirije ishuri ugomba kuzongera kurisubiramo. Sevingira gusubira mu ishuri, njyewe nta kibazo na kimwe mfite. Mimi aterega ngomba gukora ibishoboka byose, ndabizi nyine ukuntu kuri kaminuza biba bimeze, sinshaka ko rero uzashaka amafaranga mu buryo butari bwiza. Umusaza ati ntabwo nabikora, urabizi ko rwose ntashobora kugutenguha, sinabikora, humura nyine amafaranga umpa nyakoresha neza kuko nanjye mubizi ko dufite ibibazo byinshi. Ku rundi ruhande rero ni muri famiye y'abakire ariko iba nyine muri iyi karitsiye. Hanyuma rero Deo ni umuhungu wo muri iyi famiye na bashiki be babiri baba bari kuva muri Canada aho baba bavuye kwiga. Aba bombi rero uko ari batatu, aba nyine uko ari batatu baba batashye iwabo, bagerayo bagasanga iwabo bateguye, babiteguye nyine kuko baba babakumbuye. Batangira rero gufata amafunguro bose, umuryango wose bicaye ku meza, maze mama wa Deo aramubaza ati ariko se mwana wanjye kuri kurya udahumeka, wari ukumbuye ibyo kurya bya hano? Birashoboka ko rwose wari ukumbuye ukuntu nteka. Naho Deo ati nari mbikumbuye ku buryo udashobora kubyumva ma, nari mbikumbuye ndumva wagira ngo ndi kurota. Mushiki we ati none se niyo mpamvu uri kurya nkaho ari ibyo byo kurya byawe bya nyuma uriye ku isi? Naho rero umusaza we ati mbabarira rwose mvanaho amagambo, ndakuzi, nari mbikumbuye nyine ndeka nirire nisanzure. Baba bari kuganira rero nyine bari gutera story, birumvikana amakuru aba ari menshi. Nyuma y'iminsi mike rero umushuti wa Deo aba kandi ari n'umusheri wa mushiki wa Deo mutoya, aza rero kubasura kubera ko abakumbuye sheri we, ariko aje kureba n'inshuti ye kubera ko nawe nyine ntabwo aba asanzwe aba hano muri kino cyaro, we nyine baba mu mujyi, ariko yumvise ko aba bose baje maze ahita aza kubareba. Bari gutera story rero yari ari kubwira nyine umukunzi we ko yari amukumbuye, maze abaza Deo ati none se mbabarira umbwize ukuri, ubundi ni iki kintu cyatumye ugaruka hano? Ko rwose mbizi neza ko wari ufite n'ubundi akazi keza, ama business, ibintu byose bimeze neza, kubera iki washatse kugaruka hano? Uyu musheri we rero ubu namwegereye cyane yahise amubwira ati uragira ngo hari ikindi kintu se cyatumye agaruka? Nta kindi rwose uretse ibiryo. Bose rero barasetse, maze Deo ahita abwira nyine uyu mushuti we ati wagira ngo arabeshye se? Ati ntabwo abeshye kuko nari nkumbuye ibiryo kurusha uko nari nkumbuye abandi bantu bose. Yabivugaga ariko nyine ari ugutebya. Bose barongeye baraseka. Naho rero uyu mushuti ati none se wari wasohoka ukajya kurya hanze cyangwa nyine ni hano mu rugo gusa? Deo ati urumva nyine mama bayateguye ibyo kurya by'ubwoko bwose, ariko ntabwo ndajya kurya hanze. Naho rero uyu mushuti yahise amubwira atumva hari rero ahantu navumbuye bacuruza ibyo kurya biryoshye, bya bindi nyine ukunda, birimo amacapati, birimo ibishyimbo. Yamubwiraga nyine ibyo kurya bisekeje. Atumva uwo mukobwa ategura ibyo kurya bimeze neza, ntabwo ushobora kubyumva. Naho rero Deo ati niko bimeze se? Uyu mushuti we ati cyane. Mushiki wa Deo ati ibyo bintu uri kuvuga ni ibya nyabyo? Uzi ukuntu si ibyo bintu umusaza wanjye abikunda? Noneho tekereza imyaka yose amaze atabirya, ndakeka ko rwose capati zo ubu rwose arazishaka byanze bikunze. Bahise rero bafata umwanzuro ko bagiye kujya nyine aho hantu gushaka amafunguro, ariko
ko bari bugume mu modoka maze umushuti wabo akagenda akazana amafunguro bakaba ariho bayafatira. Yarababwiye ati ariko rero ubwo nyine tugende kano kanya kubera ko haba hari umurongo munini, icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri, ibyo kurya bigeze saa yine byashize, ubwo rero kano kanya niwo mwanya mwiza wo kugenda. Baragiye n'ubundi asanga hari umurongo munini, gusa nyine yagezweho ibyo kurya bitarashira. Baramumwaruriye rero maze nyine asaba ibyo kurya byinshi. Mimi rero yahise amubaza ati none se kiriya, noneho ko usabye ibyo kurya byinshi ni inzara gusa ufite? Uyu umusore rero yahise amubwira ati hoya, hari abashuti banjye ahubwo nabwiye ko ukora ibyo kurya biryoshye, barifuza rero kubiryaho. Uyu mukobwa Mimi yarishimye nyine ko abantu bose basigaye bakunda amafunguro ye. Yarabashyiriye rero mu modoka maze bahita bamubwira bati ariko uzi ko tumaze isaha yose tugutegereje, none se aho hantu ubundi kuki ibyo kurya byaho bitinda? Uyu musore ati nimuceceke ntabwo mubizi, atuze umurongo narindiho, ati narindi ku murongo ku buryo ntabashaga kureba imbere. Barasetse maze bose bafungura ibyo kurya bafite amatsiko yo kumva ibyo byo kurya yategereje icyo gihe cyose. Buri wese rero watamiraga yahitaga amera nk'umuntu nyine ufashwe n'umuriro w'amashanyarazi, akaguma ameze ukuntu kumwe nk'umuntu ubaye pararize. Bati mbega ibyo kurya biryoshye, ntabwo bishoboka, ibyo kurya bimeze gutya se? Barariye vuba vuba badahumeka batavuga, nyine ubona abantu bose baryohewe. Mu kanya gato rero Deo yahise abwira uyu mushuti we ati ariko ntakubeshye, ntabwo rwose numva bingezaho nashakaga, ndumva nshaka kwiyongeza. Umushiki we ati nanjye nuko ndashaka kwiyongeza, ahubwo nyine twakabaye tugura n'ibyo gutahana. Bose bari babikunze. Uyu mushuti wabo ati nta kibazo, reka nze mbasubirireyo. Yasubiyeyo rero asanga ibyo kurya birashize, ariko nanone kubera ko yari umukiriya wa Mimi cyane, yamubwiye ukuntu nyine bari babikunze bashaka n'ibyo batahana. Mimi ati nta kibazo, reka nguhe ibyo nari nibikiye maze ubashyire, ariko muzagaruke. Uyu musore rero yarishimye maze arabijyana. Byari ibyishimo nyine kuri ba bashuti be, ubwo ni Deo ndetse na mushiki we ari nawe sheri w'uyu musore. Bari banezerewe nyine baryohewe. Mimi nawe yari yishimye ko ari kugenda yunguka abakiriya bashya ndetse ko bizinesi ye iri kurushaho kugenda itera imbere. Mimi rero amaze gutunganya ibintu byose yahise afata nyine isakoshi ye kugira ngo atahe. Yasanze wa musore wari amutesha umutwe n'ubundi aparitse moto imbere ya resto ye. Yahise amubwira ati narije kugutwara. Naho Mimi ati ariko sinakubwiye ngo ntukirirwe uta igihe, bijye gushaka abantu bakwishyura uba ari butwara. Ndabizi nyine uri kumbwira ko nkunda unshakaho urukundo, ariko njye byo ntabwo mbirimo, kubera ko nta musore n'umwe nizera kuri iyi si, nta n'uwo nakunda rwose. Ndabizi n'ubundi ko birangira muhemutse, ubwo rero uwo mwanya ntawo mfite habe na gatoya. Nzajya ntega uwo ndi bwishyure, wowe rwose naraguhakaniye kandi sinzi impamvu ukomeza guta igihe. Yahise yiyuririra indi moto maze uyu musore asigara ari kumuhamagara. Umunsi rero wakurikiye wa mushuti wa Mimi aza yashyushye, atumva ati wamenye ibyabaye? Ati ndakubwiza ukuri, iki cyaro cyacu kiri kugurumana, uzi se Deo yaje. Naho rero Mimi ati Deo se kandi ninde? Uyu mukobwa ati ntungere ko utamuzi. Ati Deo ni umwana wa mukire wo kuri uyu musozi wacu. Ati noneho ati nyine biri kuvuga yuko ashobora kuba ari no gushaka n'umugore. Atumva ati nizere ko azahitamo hagati yanjye nawe. Ati kubera ko ntabwo rwose ayo mahirwe twayitesha. Ati ikindi kandi njyewe rwose nta kibazo, yampitamo yaguhitamo kuko uri inshuti yanjye, nta kibazo nzabyishimira. Naho rero Mimi ati hanyuma se ubwo yakoze urugendo rwose ruva muri Canada kugira ngo aze gushaka umugabo muri iki cyaro, umugore muri iki cyaro, hanyuma se muri Canada nta bakobwa biza bahaba? Ariko rwose namwe muransetsa. Naho rero uyu mukobwa ati niko bimeze. Ati noneho uzi, ati ntabwo aya mahirwe nshobora kuyabura. Ati nizere ko kandi nawe ariko uri kubitekereza. Ati papa we ni umukire cyane urabizi, uzi ibibanza byose afite, noneho tekereza inzu zose afite. Ubundi njye ndumva nyine ndamutse nshakanye na Deo nazashaka nibura ukuntu nyine banyandikaho nibura nk'ibibanza nka 4 n'amazu nibura nk'2 yanjye bwite. Cyakoze ni ukuri umutungo uriya mupapa afite, noneho kandi n'uriya umusore nawe afite amafaranga menshi kubera ko na hariya yigaga ngo yakoraga business, noneho na hano kandi ngo arashaka kwashyira izindi business nyinshi.
ayo mahirwe ntabwo nayabura rwose, ngomba gukora ibishoboka byose maze umwe muri twe akazaba ari we ukundana nawe. Mimi wari warakaye ubona yamaze kwijima yahise amubwira ati ceceka, reka izo nkuru. Naho uyu mushuti we ati kubera iki se ngomba kuzireka? Mimi yakubise hasi uburyo rwose ubona ko afite umujinya mwinshi, maze ahita anahaguruka yinjira mu nzu. Naho rero uyu mushuti we yasigaye ari kwibaza ati none se hari ikintu kibi naba mubwiye? Ibintu mubwiye ko numvaga rwose nta kintu kibi kirimo. Umunsi rero wakurikiye, Mimi yari ari kwigira ku isoko ategereje nyine akamoto. Yahagaze ku muhanda maze ahagarara iruhande rw'undi mukobwa nawe wari uteze. Mu kanya gato bagiye kubona babona Deo aciyeho yibereye muri siporo. Uyu mukobwa rero utari unaziranye na Mimi yatangiye kwivugishwa ati mbega ukuntu uyu mwana wo mu bakire ari mwiza, ni bogari, ni kosto, noneho ukuntu afite n'amafaranga. Uyu musore ni mwiza cyane rwose no mu bigaragara. Akivuga ibi rero Mimi yarahindukiye aramureba maze ahita atangira guhamagara moto yari iri kure. Yumvaga yifuza kuva iruhande rw'uyu mukobwa wari wakurikije amaso Deo, atari kumukuraho amaso, ubona ari no kwisetsa, ubona yamwishimiye mu buryo butangaje. Umunsi rero wakurikiye, Deo arabyuka maze nyine akitegura abagisohoka agasanga mushiki we mukuru ari hanze. Yese amubaza ati none se bro ugiye? Naho rero Deo ati ndumva ngiye gushaka icyo kurya kuko ndashonje cyane. Mushiki we rero yarasetse ati ujya gushaka icyo kurya? N'ibyo kurya byose biri muri iyi nzu? Naho rero Deo ati oya, hari ibindi numva nshaka kurya, nibyo nyine ngiye kureba. Uyu rero mushiki we mukuru yese amubwira ati oya se ntumbwire ko ari bya bindi murumuna wanjye yambwiye mwariye umunsi washize, nanjye rwose ndumva nshaka kujyana nawe, kubera ko bya bindi nyine mwazanye narabiriye numva biraryoshye. Nawe rero Deo ati ntiwumva se warabiriye nyine uraducura, ariko nta kibazo waza tukajyana noneho tukajya kubyifatira. Baragiye rero kubera ko wa mushuti we nyine yari yaramurangiye aho uyu mukobwa akorera. Baragiye bajya ku murongo, dore ko rwose umurongo wabaga ari munini. Mimi rero we yakomeje guseriva abantu bose, ariko hagezweho Deo yahise apfundikira maze arababwira ati ibyo kurya byashize. Deo rero yahise amubwira ati gute byashize se kandi nyine ndi kubona rwose bikirimo. Naho rero uyu mukobwa umushiki we yahise atangira kumubwira atari kwa mukobwa we uri kwibonamo iki? Uzi abantu uri kwanga guseriva cyangwa ntabwo ubazi? Gira vuba ibyo kurya cyangwa ujye guhamagara boss wawe, kubera ko rwose ako ni agasuzuguro. Wa mushuti rero wa Mimi yahise asohoka ati boss we ntawe, kubera ko nyine uyu niwe nyiri iyi resto. Uyu mukobwa ati ubu se birashoboka ko umwana ungana gutya yaba afite resto? Naho rero uyu mushuti wa Mimi ati cyane rwose iyi resto niye kandi bikomeza kumwubahuka uvuga ngo ni umwana, kubera ko ntabwo ari umwana. Uyu mukobwa rero yakomeje gutuka Mimi atari ku bundi wowe nuko rwose utize, ni nayo mpamvu utazi icyo umukiriya bivuze. Umukiriya ni umwami, wakabaye badufashe neza kubera ko nibwo business yawe yazatera imbere. Naho Mimi ati hanyuma se ukeka ko business yanjye izatezwa imbere namwe babiri? Amafaranga yanyu ntayo nkeneye, kandi rwose atarimo n'ubundi business yanjye izatera imbere, abandi bazaza. Aba rero bari bayobewe nyine ikintu bakoze, dore ko Deo yari ari gucecekesha Mimi dore ko Deo yari ari gucecekesha mushiki we amubwira ati waretse rwose gukomeza noneho kubikomeza kurushaho. Deo rero yabajije Mimi ati none se ubundi uretse nyine kuba mushiki wanjye yitwaye nabi, wambwira irindi kosa twaba twagukoreye maze rwose nkagusaba imbabazi? Naho rero Mimi ati harya ngo murashaka ibyo kurya? Deo ati yego. Mimi ati reka nze mbibarurire, ariko ndashyiramo nk'uburozi kugira ngo mupfe maze mwe kuzagaruka kuntesha umutwe. Deo rero yarumiwe. Naho rero Mimi wasakuzaga cyane ati nimugende nimumve imbere. Aba rero baragiye, ariko mushiki wa Deo yagiye ari gutuka Mimi kurinda arenga. Deo rero yahamagaye wa mushuti we maze nyine amubwira buri kimwe. Naho rero umushuti we aramubwira ati ibyo bintu se ko numva ari bishya,
ntabwo rwose ari gutyo, uriya mukobwa yari asanzwe, uriya mukobwa ni umwana mwiza cyane, azi gutanga keya, abantu bose bo muri karitsiye baramukunda, ni nayo mpamvu agira abakiriya benshi, kubera ko rwose afata abakiriya neza, avuga neza, ni umwana mwiza wumvikana, ntabwo ndi kumva ikibazo ahantu kiri. Naho Deo ati icyo mbona cyo ni uko nyine mushiki wanjye ariwe bari bafitanye ikibazo, gusa sinzi nyine aho bahuriye, sinzi nuko bamenyanye, ariko bisa nkaho rwose bari bafitanye ikibazo. Uyu mukobwa rero yahise abwira Deo ati wimbeshyera, kubera ko uriya mukobwa ni ubwa mbere nari mubonye, ni ubwa mbere rwose nari mukubise amaso. Deo ati hanyuma se gute nyine yaba yatubonye akaturobanura mu bandi bantu, akaba ari twebwe yima amafunguro? Uyu mushuti wabo rero nawe ntabwo aba abyumva, aba yibaza icyabaye cyamuyobeye. Wa mushuti wa Mimi rero yaramubajije ati none se uriya muntu wari uri kubwira kuriya waba umuzi, kubera iki wirukanye umukiriya w'imena? Naho Mimi ati subira mu kazi kawe, ibyo nkoze ndabizi, kandi nyine ntabwo rwose ushinzwe kungira inama. Uyu mukobwa ati none se ubundi mu by'ukuri mupfuye iki ko nta kintu bari bakoze? Naho Mimi ati ntabwo ushinzwe kubimenya, ibibazo mfitanye nabo, wowe subira mu kazi kawe. Uyu mukobwa rero ati nyamara rwose wirukanye amahirwe, uzi abantu bose bifuza kuba bavugana n'uriya musore, none wowe wari ugize imana aje muri resto yawe, urumva se bitari icyubahiro, none umwimye ibyo kurya? Mimi ati nakubwiye ngo reka gukomeza kunsakuriza, jya mu kazi kawe. Umunsi rero wakurikiye, mama wa Deo amusanga yicaye muri salo, maze agahita amubwira ati mwana wanjye, mushiki wawe yambwiye ibibazo mwahuriye nabyo kuri uriya mucuruzi w'ibyo kurya, kubera iki yabasuzuguye bigezaho. Naho rero Deo atari ko byose byatewe na mushiki wanjye, iyo ataza kuba we ntabwo rwose byari kuba byabaye bibi. Mama ati mushiki wawe neza neza ni kopi ya papa wawe. Deo rero aseka ati naho ngewe se na mushiki wanjye mutoya tukabiki? Naho mama ati mwebwe muri kopi zanjye neza neza. Barasetse rero bose, naho Deo ati yego rwose nibyo. Mama rero yahise amubwira ati none se ko nari ngiye kujya ku isoko, urabyumva ute uramutse untwaye mu modoka, hanyuma rero ukaza no kungarura, hanyuma uze kumbwira ikintu cyose ushaka kurya ndagitegura uko bishaka? Deo rero yarasetse, maze ahita amubwira ati nta kibazo. Bahise rero bajya mu isoko, maze nyine Deo afasha mama we guhaha. Nyamara muri rino soko aho bari bari ni naho Mimi na wa mushuti we nabo bari guhaha. Wa mushuti we rero yamweretse Deo ati wabibonye wa musore ukuntu nyine ari umusore w'umwana mwiza, uratekereza umusore w'ibogari nkuriya ujyana na mama we mu isoko maze akanamufasha guhaha? Mimi rero ati ubwo se urumva ari ibintu by'igikundiro, yaza kuba umukobwa nari kumva rwose ari byiza, ariko kuba ari umusore ngewe ndumva bisuzuguritse, ndumva nyine atari ibintu byiyubashye. Uyu mushuti we yahise amubwira ati ariko kubera iki ibintu byose uba wabipinze, kubera iki ibintu byose uba wigize nkaho ntacyo bikubwiye, cyangwa ahubwo uriya musore uramukunda niyo mpamvu umukora ibyo umukora byose? Mimi ati Imana imundinde imucishe kure, yabivugaga rwose ubona ameze nk'umuntu unarakaye. Uyu mushuti we ati Imana imukurinde se kubera iki? Umusore mwiza nk'uriya se kumubona urumva nyine atari ibintu birenze? Icyazana ahubwo ngewe maze akazanyiteretera, ndakubwiza ukuri ni njye mukobwa waba ari umunyamahirwe aha hantu dutuye hose. Mimi rero yahise amubwira ati genda rwose umutware nta kibazo, ariko ngewe ntukananganirize izo nkuru zose igihe cyose turi kumwe. Naho uyu mushuti we ati nyamara ndakubwiza ukuri uriya musore kumubona ni amahirwe atabonwa n'abantu bose. Umunsi wakurikiye rero Mimi aba ari kwigendera mu muhanda, maze akajya kumva ijwi ry'umusore uri kumuhamagara. Uwo nta wundi rero yari Deo wari uri mu modoka ari kumubwira ati wambabariye ukanyobora ko nayobye. Naho rero Mimi yaramwihoreye akomeza kugenda. Uyu musore yakomeje gutwara imodoka gakeya agenda amuvugisha ati ntabwo wayobora umuntu wayobye. Mimi rero yarakomeje aramwihorera. Uyu musore ati ariko se uranyanga ku buryo udashobora no kwihangana ngo unyobore? Mbabarira rwose niba hari ikosa nagukoreye, ndakwinginze mbabarira, ariko nanone sinanarizi. Icyiza ni uko wambwira icyo nagukoreye maze nkagusaba imbabazi.
yageze aho rero ava mu modoka kugira ngo ajye kumuvugisha. Mimi rero yarahagaze maze atangira kumubwira nabi ati ariko ubundi wa musore we unshakaho iki? Wagiye kure yanjye, niba nakubwiye ko ntagushaka kubera iki ukomeza gushaka kumvugisha? Njye sinkeneye kukuvugisha. Uyu musore ati mbabarira nyine umbwire icyo dupfa kubera ko rwose ntabwo nkizi. Bakivugana rero wa musore wakundaga cyane Mimi yahise aza yiruka ati wowe uri gutesha umutwe umukunzi wanjye urinde? Naho rero uyu musore ati rwose ntabwo nshaka amahane, nyamara uyu we yaje ari kurwana, yaje ari guhondagura Deo rero yaratuje nyine ati ahubwo wowe nkubita urinde? Naho uyu musore ati njyewe ndi umugabo we. Nyamara Mimi yari yumiwe, yaracecetse kubera ko ibintu byose byari bimwivangiyeho, nawe ntacyo kuvuga yari afite kano kanya. Deo rero wari umaze gukubitwa yinjiye mu modoka maze nyine asubira kureba wa mushuti we. Yagiye rero yazanye rwose n'ikibyimba ku maso dore ko bari bamukubise ingumi nziza. Uyu mushuti we yaramubajije ati bigenze bite? Naho Deo yamubwiye byose ukuntu bigenze maze aramubwira ati uriya mukobwa ntabwo nzi impamvu atwanga, gusa umugabo we nawe arampondaguye. Uyu mushuti we atari ko nta mugabo Mimi agira, nta n'umukunzi agira, kuko abasore bose bo mwikaritsiye baramukunze ariko nta n'umwe yigeze yemerera, nta mukunzi agira rwose. Naho Deo ati kandi numvaga uriya musore avuga ko ari umugabo we. Uyu mushuti we rero ati hoya rwose ntabwo ariko bimeze. Deo ati nzasubirayo maze menye neza niba koko uriya musore ari umugabo we, gusa byaba bimbabaje ukuntu yankubise mpagaze, namwubashye kuko nyine yaba ari umugabo wa Mimi simwishyure, nanjye nakabaye namuhaye nk'ingumi nk'ebyiri nziza. Deo rero yahise abwira uyu mushuti we atari ko ikigaragara uriya mukobwa dushobora kuba dufitanye ibibazo tutazi, kubera ko n'umunsi nyine sister wanjye atangira kumubwira nabi yabimubwiye kuko uriya mukobwa yari yanze kuduha amafunguro. Urumva nyine yari yanze kuyaduha mbere y'uko banavugana. Uyu mushuti wabo yahise amubwira ati cyangwa bo bashobora kuba baziranye bakaba bifitaniye nyine ibibazo. Deo rero yahise amubwira ati birashoboka. Wa mushiki we muto yahise amubwira ati cyangwa ahubwo uriya mukobwa nyine nta gushaka mu buzima bwe, arakwanga ku buryo atifuza kukubona, ushobora kubona afite ikindi kintu akwangira. Deo ati yabanyangira iki se kandi ari ubwa mbere twahuye tutari dusanzwe tuziranye? Urumva ikibazo cyaba cyaravuye hehe? Bose rero byari byabacanze. Ikintu umukobwa wakundaga abantu bose w'umwana mwiza abantu bose bavugaga yari yarangiye aba bantu babiri. Nyamara ku rundi ruhande Mimi yageze mu rugo yababaye maze ahita ahamagara musaza we amubwira nyine ukuntu ibintu byose byagenze, ariko uyu musaza we ntabwo nyine yari azi Deo, ariko yaramumubwiye. Aramubwira ati tekereza ko uriya musore uri guntesha umutwe yamukubise. Naho umusaza we ati uhagaze se nawe ukabyihorera? Ati bakavuga yuko uri umugore we nawe ugaceceka. Mimi ati nategereje nyine ko ari bwirwanaho nk'umusore, ariko ikintu cyantangaje nuko yakomeje guhagarara maze bakamudihagura. Umusaza we atari ko se ubundi kubera iki nyine wanga abagabo, kubera iki wanga abasore? None se bose ubundi bagukoreye amakosa? Mimi ati none se ndi umuntu mubi cyane? Umusaza we ati cyane. None se kubera iki nyine uriya musore utamukijije cyangwa se ngo mubwire mu by'ukuri ko uwo muntu uri kumuhonda atari umugabo wawe? Ahubwo se uwo muntu uramuhora iki? Yaba yarakubahutse se cyangwa hari ikintu yakwibye? Kubera iki wundi uwo musore umwanga? Yavugaga nyine Deo. Mimi rero yahise amubwira ati ahubwo umbabarire, ndumva rwose yosije ntakwiriye kuyivugana nawe. Yahise anakupa telefone badashoje kuvugana, ariko mu by'ukuri iki gikorwa cyabaye cyari cyamubabaje. Kuba bakubise uyu musore yari yaretse nyine ngo bamuhonde azi yuko ari buze kwirwanaho, bikarangira abonye ahagaze maze bakamukubita. Umunsi wakurikiye rero Deo yasubiye kwa Mimi kugira ngo ajye kumureba. Uyu munsi bwo yari yambaye n'ingofero n'amarinete kubera ukuntu yari yabyimbye mu maso. Agezeyo yasanze wa mushuti wa Mimi ari we wahasigaye. Yamubajije rero aho Mimi ari, maze uyu mukobwa amubwira yuko ntawe uhari kandi ari buze kugaruka ku mugoroba. Naho rero Deo yari agiye kugenda maze ahita ahindukira aramubaza ati ariko ubundi kubera iki uriya mukobwa nyanga?
uyu mukobwa rero yahise amubwira ati kubera icyo akwanga. Bahise binjira mu nzu rero kugira ngo bajye kuganira. Baricaye rero maze nyine uyu musore atangira kubaza uyu mushuti wa Mimi ati kubera iki uriya mukobwa anyanga. Naho rero uyu mukobwa ati nanjye simbizi, gusa ikigaragara cyo rwose byo rwose arakwanga, ariko sinzi impamvu, kubera ko ni ubwa mbere namubonye ameze kuriya. Nta na rimwe yigeze agira umutima mubi cyangwa uburakari bungana uko bungana iyo akubonye. Kuva na mbere hose tekereza ko atajya anarakara bingana gutya niyo wa musore ukunda kumutesha umutwe aje akivuga ibi. Rero Deo yahise amubwira ati umusore ukunda kumutesha umutwe, uwo musore se ameze gute? Naho rero uyu mushuti wa Mimi yahise amubwira ati muremure, ayamubwiye uko ameze. Naho rero Deo ati uwo nguwo twarahuye, yari ari no kumwereka nyine aho yamukubise ingumi. Uyu mushuti rero wa Mimi ati ntumbwire ko ari wowe wagukoze ibyo bintu, ntubimbwire kubera ko ubutaha ntabwo yazankira, nazamukuramo ijisho neza neza. Deo rero ati oya rwose ntabwo ari ngombwa, ati ahubwo se mbabarira umbwire, uriya musore se ajya atesha umutwe cyane Mimi, ajya anamukubita? Ko byaba bisobanuye impamvu Mimi akunda kuba arakaye. Naho rero uyu mushuti we atamukubita se yamutinyuka? Ati ntabwo yamwubahuka, ahubwo nawe sinzi ko yagutinyutse. Deo ati none se si umugabo we? Naho uyu mushuti wa Mimi ati umugabo we? Ati none se uragira ngo Mimi agira umugabo? Uretse no kugira umugabo nta n'umukunzi agira. Abasore bose bamuterese muri iki cyaro yarabanze, ubundi tumuvuze neza ubundi niwe uyoboye abasiribateri bose bo muri kino cyaro. Deo rero yarumiwe maze ahita amubwira ati ukuntu yankubise namwubashye ngo ni umugabo wa Mimi, iyo mbimenya nanjye mba naramwishyuye. Ibyo bintu byaramuriye ukuntu atigeze nawe yishyura uriya musore. Uyu mushuti rero wa Mimi yahise amubwira ati ariko niba nyine ukeneye kumenya impamvu akwanga, reka ndaza nyine kubimubaza maze nzabikubwire. Naho Deo ati hoya, byaba binyuze mu nzira mbi, nta nubwo byaba ari byiza. Aramutse abimenye kandi ko nabigutumye noneho yanyaka kurushaho, byihorere nta kibazo, ntabwo rwose ari ngombwa. Yahise amusezera rero kugira ngo nyine atahe. Ahagurutse rero agiye gutaha, bahise babona Mimi yinjiye. Mimi agikubita amaso uyu musore ukuntu yari ameze mu maso, yahise amubwira ati umbabarire rwose ku byabaye ejo. Naho rero Deo ati nkubabarire, hanyuma se sibyo wifuzaga? Kubera icyo uretse uriya musore akampondagura ambwira ko ari umugabo wawe maze nawe ukicecekera? Mimi ati nyine nari nzi ko nawe uri buze kwirwanaho, ariko natunguwe no kubona utabikoze. Uyu musore rero yaramubwiye ati ikigaragara cyo nuko rwose zari izo nzozi zawe, ariko iyo nza kumenya ko ariko bimeze nanjye rwose mba narirwanyeho. Ariko se ubundi kubera iki unyanga kuri runo rwego? Njye ndifuza kumenya ikintu nagukoreye, ndabishaka rwose kuko ntacyo nzi. Nyamara rero Mimi atarasubiza, Deo yahise abitekerezaho neza maze ahita amubwira atari kuzi n'ikindi, reka rwose ngende, iyi niyo nshuro ya nyuma nari nje kugusaba imbabazi zikosa ntazi, ntabwo nzigera ngaruka kugusaba imbabazi na rimwe. Ikindi kandi amahirwe masa mu buzima bwawe. Yahise rero asohoka, nyamara Mimi yasigaye ari kumuhamagara, ariko Deo nta nubwo yigeze areba inyuma, nawe yahise yigendera. Mimi rero yarababajwe n'ukuntu uyu musore yari ameze mu maso, dore ko yari yabyimbagatanye. Byaramubabaje cyane, ariko nanone yarakomeje nyine yihagararaho. Mimi rero yahise yicara ahantu maze arigunga. Wa mushuti we yaraje aramubaza ati ariko se mbabarira umbwize ukuri, ubundi ufite ikihe kibazo? Mbabarira umbwire ikibazo mufitanye. Mimi ati ntabwo nabasha kukikubwira. Nawe uyu mushuti we ati ariko nibura Deo we rwose akeneye ubusobanuro. Mimi ati ikibabaje nuko nawe ntabasha kumubwira impamvu mwanga, nta muntu n'umwe nabasha kubisobanurira. Uyu mushuti we ati none se yagukoreye iki? Naho rero Mimi ati gusa nyine ntabwo nabasha kubibasobanurira. Uyu mukobwa rero yaramubwiye ati none se ubundi kubera iki nyine waretse bakanamuhondagura? Kubera ko gusa yifuza kuba inshuti yawe? Kubera ko ari umwana mwiza ahora nyine aza kukureba kugira ngo mube inshuti, nicyo cyatumye umwanga bigeze aho ngaho se? Mimi ati
ntabwo ushobora kumva ukuntu bimbabaje kuba byaramubayeho, ariko nanone niba aricyo kiguzi cyo kugira ngo ajye kure yanjye byagombaga kuba kuriya. Uyu mushuti we yahise amubwira ati uzi n'ikindi Mimi, ndi inshuti yawe urabizi, sinzi impamvu yaguteye ibyo byose, ariko nkurikije ukuntu usigaye umeze, abantu bose uba ushaka kubigizayo bizarangira usigaye wenyine. Ndakubwiza ukuri ko uzisanga uri wenyine nta muntu n'umwe ukikuvugisha. Iminsi rero yagiye ikurikira, wa mushuti wa Deo yagiye ajya kumuzanira amafunguro kubera ko nyine ntabwo Deo yari kwihanganira kutarya ibyo kurya bya Mimi, nyamara nta nubwo yashakaga kuzasubirayo. Wa mushuti we rero yaragendaga akabimuzanira mu rugo. Umunsi umwe Deo ari kugenda yabonye Mimi ahagaze ku muhanda, izuba ryari ryamwishe ku buryo yari ari kubira ibyunzwe, wabonaga rwose ari kwitwikira ibiganza kubera ukuntu izuba ryari ryinshi cyane. Deo rero yahagaze iruhande rwe maze aramubwira ati ariko nagutwara nta kibazo nkakugeza aho ugiye kuko izuba rirakaze. Naho rero Mimi ati genda nta kibazo rwose, ndategereza moto, nta bufasha bwawe nkeneye. Deo rero yigize imbere gatoya maze araparika, ubundi aza yegera Mimi ati ntabwo nagusiga hano, ko wambwira nabi kose ntacyo bimbwiye, ariko sinagusiga kuri iri zuba. Naho rero Mimi ati ariko ubundi ko nkora ibishoboka byose ngo nkwange, kubera iki wowe ukomeza kuza unyereka ko uri umwana mwiza, wandetse nka kwanga ko ari byo nshaka, uri gutuma ncika intege zo kwanga. Naho rero Deo ati nta kibazo, kunyanga rwose nta kibazo, n'ubundi ejo uzakomeza unyange, ariko uyu munsi mbabarira rwose uze maze ngutware uve kuri rino zuba kuko ryagutera uburwayi. Mimi rero yabitekerejeho maze arimyoza, yahise amubwira ati nta kibazo, noneho twagenda. Deo yaratunguwe, bagiye mu modoka rero maze nyine bajya ku isoko aho bari bagiye, ndetse bavuyeyo Deo yarongeye amugarura kandi mu rugo. Bageze rero imbere yo kwa Mimi, dore ko rwose bari no kuganira ubona baseka ubona nta kibazo, Mimi yahise amubwira ati hanyuma rero kubera ukuntu wanyitangiye uyu munsi, hari nyine ibyo kurya mfite muri firigo yanjye, ndumva twajyana maze nkabiguha ukabirya, kubera ko ntabizi ko ukunda ibyo kurya byanjye kandi inshuro zose wagerageje kuza narabikwimye. Ndifuza rero kubiguha nko kugushimira kubera ukuntu nyine wanyitayeho uyu munsi. Deo yahise amubwira ati nibyo se koko urumva ubitekerejeho neza? Yari yishimye ku buryo udashobora kubyumva. Deo yahise amubwira ati mbabarira ahubwo tugende utarisubira. Baragiye rero, bageze mu nzu nyine Mimi yafashe bya byo kurya maze abishyuhiriza uyu musore wari wicaye nyine ku dutebe duciriritse two kwa Mimi. Yamaze kubishyushya maze aramutegurira. Uyu musore rero yatangiye kurya na apeti nyinshi cyane. Naho Mimi ati uzi yuko uwakureba atamenya ko ujya urya gutyo? Deo ati none se njya gute? Naho Mimi atumva ntabwo ni ukuri urya nk'umuntu wavuye muri Canada, nyine wakabaye urya nyine uri class ukuntu, ariko ukuntu uri kurya urarya nka musaza wanjye neza neza, uzi ko utangiye kurya ngahita mwibuka. Deo rero yahise amubwira ati mva mbabarira, ndakwinginze mbabarira niryohererwe ibyo kurya byanjye, kubera ko ndisanzuye ndishimye ndumva nshaka kubyenjoyinga. Naho rero Mimi ati ariko njyewe nta kintu bintwaye, mbabona nyine bishimishije, nuko gusa bintunguye, musaza wanjye ni gutyo neza arya, nahoraga mbimubwira ko yari kurya mbabona bishimishije. Naho Deo ati ni wowe muntu wa mbere utanciye intege, kubera ko abandi bantu bose bakunda rwose kwitonganya ukuntu mfata amafunguro n'umuryango wanjye n'abavandimwe banjye. Buri gihe nyine iyo ndi gufata amafunguro baba bari kuntonganya ngo kubera ukuntu njya vuba, ngo wagira ngo nyine ngo hari ahandi hantu mba ngiye kujya. Mimi rero yahise amubwira ati we nta kibazo, iyo umuntu afite apeti nyine agomba kwirira, ahubwo uryoherwe. Deo rero yari yishimye cyane kuko n'ubwa mbere yari abonye uyu mukobwa aseka, byasaga nkaho ari igitangaza yabonye uyu munsi. Deo rero yageze iwabo wagira ngo rwose bamuhinduye, kubera ko yari ari kugenda yisetsa wenyine, maze yakwicara akaguma areba ahantu hamwe atanyeganyega. Mushiki we mutoya rero yaramubonye maze ubwoba buramwica, yaje kumuvugisha ariko Deo ntamusubize, agakomeza kwisekera no kwitekerereza ubona ari kure.
uyu mushiki we rero yaramubwiye ati ntumbwire ko kubera bya biryo uhora urya, ntumbwire ko uriya mukobwa kandi ashobora kuba yagushyiriyemo ibintu bituma ubura ubwenge, gusa ndamwica ahubwo reka njye kumureba. Yarahagurutse rero kugira ngo nyine ajye kureba Mimi, ariko agihaguruka umusaza we yahise amufata ikiganza ati hoya wigenda, meze neza humura rwose nta kintu banshyiriyemo. Naho rero mushiki we ati hanyuma se bimeze bite ko ndeba ngewe meze nk'umuntu udafite controle? Deo rero yahise amubwira ati uriya mukobwa ndamukunda, ndi mu rukundo, ni mwiza, ikindi kandi akunda gukora, mbese ndumva ndi mu rukundo nawe. Uriya mukobwa yego yihagararaho afunga umutwe, ariko nanone arakunditse cyane, ndetse ndumva ndi mu rukundo ku buryo nta n'igaruriro bifite. Mushiki we ati noneho rwose ndapfuye, uriya mukobwa se nawe uzi birirwa bagukubitiraho, ubwo urumva wamukunda bigashoboka? Deo ati nditeguye, bazankubita aho bashaka hose, umubare w'inkoni bashaka zose, kubera yuko uriya mukobwa ngomba kuzamurwanirira kugeza amutsindiye. Ndamushaka mu buzima bwanjye, naramukunze kandi ntabwo rwose nshobora gusubira inyuma. Umunsi rero wakurikiye, noneho Deo yaje nyine kuri resto gufata amafunguro. Yaraje rero maze Mimi nyine atangira kumwirebeshwa nabi, naho Deo yahise amubwira ati none se uyu munsi ntabwo uri bumpe ibyo kurya? Mimi ati ndabiguha ariko ntuzagaruke. Deo yahise amubwira ati noneho ndashaka ibyo kurya byose mwatetse byose mumpe fagitire ubundi mbyishyure. Mimi ati ibyo kurya byose? Wa mushuti we rero yahise aza maze ahita amubwira ati hoya, hanze hari abantu bategereje amafunguro kandi guhera kare, none se gute byose wabigura ko n'ubundi utabirya ngo bimare? Naho rero Deo ati nyine kubera ko ambwiye ngo sinzagaruke, ndashaka gutwara ibyo kurya nzarya igihe kirekire, kubera ko nyine bisa nkaho anyirukanye hano. Mimi rero yahise amubwira ati hoya, ntabwo natuma abakiriya bancikaho, ahubwo reka nguhe icyumweru kimwe uza gufata amafunguro hano, ariko nyuma yaho ntuzagaruke. Deo rero yahise amubwira ati ntiwumva ahubwo? Ati nta kibazo rwose, icyo cyumweru nzakibyaza umusaruro. Yahise atanga rero komande maze atangira gufata amafunguro. Amaze kugenda, wa mushuti wa Mimi yaramubajije ati ariko se mbwira, hagati yawe n'uriya musore hari iki, ko n'umuntu utareba yabibona ko hari ikintu kiri hagati yanyu? Mimi ati nta na kimwe. Naho rero uyu mukobwa ati ukuntu wamwangaga mu minsi yashize n'ukuntu ubu ngubu uri kumureba uri no kumuvugisha ni ibintu rwose bitangaje. Mimi ati n'ubundi ndacyamwanga, nuko gusa ndi kugerageza nyine kudakomeza kuba mubi nk'uko byari bimeze mbere, kuko nabonye wari umwana mwiza. Uyu mukobwa w'inshuti ati ahubwo ikigaragara cyo wagira ngo uri gukunda uriya musore. Mimi ati hoya rwose ntabwo ari byo, nta nubwo bishoboka, ahubwo nyine ndi kugerageza kugira ngo tube inshuti zisanzwe. Uyu mukobwa rero yatangiye kumuserereza ati nyamara rwose uri mu rukundo kandi biranagaragarira amaso. Ku mugoroba rero Mimi n'uyu mushuti we bagiye gutaha, bageze imbere y'umuryango maze basanga hari moto yari ihaparitse. Uyu musore wari uri kuri iyi moto yarababajije ati ninde muri mwebwe witwa Mimi? Mimi rero yarikanze kuko bwari ubwa mbere amubonye, maze tamubaza ati uramushakira iki? Naho rero uyu musore ati nyine nabanza nyibwire. Mimi ati ni njyewe, ariko nyine uranshakira iki? Uyu musore ati Deo niwe wari unyohereje, yarambwiye ngo nze mbatahane. Wa mushuti rero wa Mimi yahise ahindukira aramureba ati inshuti zisanzwe. Ati cyakoze biragaragaye rwose ko muri inshuti zisanzwe, ahubwo nk'uko twigire kuri moto nyine tugize Imana, ntabwo tugiye gutanga amafaranga cyangwa ngo tugende n'amaguru. Bagiye kuri moto rero maze arabatahana abageza mu rugo. Bagezeyo Mimi yafashe telefone maze ahita ahamagara Deo. Yaramubwiye ati ikindi gihe nujya kohereza umumotari uzabanze ubimbwire. Naho rero Deo ati ahubwo se wageze mu rugo amahoro? Mimi ati yego nageze mu rugo amahoro, ati ariko wagira ngo ntabwo uri kumva ibyo nkubwira. Naho Deo ati hoya nabyumvise, wambwiye ngo ninjya kohereza umumotari nzajya mbanza nkubwire,
nta kibazo rwose nzakubwira, ahubwo nyine n'ejo mu gitondo azaza kugutwara. Mimi rero yahise akupa telefone, gusa nyine Deo yari yishimye kubera ko yari abonye nimero y'uyu mukobwa, dore ko nyine iya Deo yo uyu mukobwa yari yayisabye wa mumotari. Yahise avuga ati nta kibazo, noneho ubu ngiye kuzajya mwandikira na message kubera ko nimero ye ndayibonye, birikoze rwose, nyibonye ntanayimusabye, sinzi ko yari kuzayimpa. Bwarakeye rero mu gitondo, n'ubundi nyine Mimi agiye ku kazi, agisohoka yasanze wa mumotari aparitse imbere yabo. Yaramurebye ati noneho se kandi bimeze bite? Umumotari ati Deo yanyohereje ngo nze kukujyana ku kazi. Mimi rero yahise avuga ati ariko uzi ko bya bintu bikaze, nyamara rwose ndabona bitoroshye. Gusa nyine yahise ajya kuri moto maze bamujyana ku kazi. Uyu munsi rero Deo yaragarutse gufata amafunguro. Bamaze kumuha amafunguro rero maze ahita abwira nyine Mimi ati none se urabyumva ute nk'umunsi umwe turamutse tugiye hanze ya resto yawe tukajya gufata amafunguro, ubundi nyine tukaganira, noneho nyine tukanaba inshuti birenzeho? Naho rero Mimi ati hanyuma se ushatse kuvuga ko amafunguro yanjye wayahaze? Deo ati hoya ntabwo aricyo mvuze, nta n'andi mafunguro nakunda nk'ayawe, ahubwo nyine ndifuza ko twazasohokana tukajyana ahantu nyine tukaba dushobora no kujya kureba agafilime tukaruhuka mu mutwe, tukaganira tukanasangira. Mimi rero yahise amubwira ati ndakeka aho ntuye uhazi, hanyuma rero kuwa gatandatu ku mugoroba uzaze kuntwara nta kibazo. Deo yarishimye maze agiye gufata amafunguro ari guseka, yari yishimye, ibyishimo byari byamurenze. Kuwa gatandatu rero siwe wabonye hagera, yambaye neza maze aza kureba Mimi ahagaze hanze amutegereje. Mimi ari mu nzu ari kwitegura, Deo yari ari kuri telefone kugira ngo nyine abe arangayeho gatoya. Mimi rero yarasohotse maze ahita amubwira ati twagenda noneho nta kibazo. Deo yahindukiye buhoro ava muri telefone, akubise amaso uyu mukobwa yagize ngo ari kurota. Yahise atangara maze ahita areba Mimi ahereye ku kirenge arazamura ageza ku mutwe. Umukobwa yari yahindutse neza 100%, yari yambaye agakanzu keza cyane kamwegereye, yambaye udukweto twiza, afite n'agasakoshi, asa neza cyane. Noneho yari ari guseka, yari yamwenyuye n'ukuntu yasekaga neza, afite no mu kanwa heza. Maze uyu musore yahise amubwira ati mbega ukuntu ukeye. Naho Mimi ati ariko nawe urakeye. Deo ati ni ukuri urantunguye si ukubeshya. Mimi ati hoya rwose ni ibisanzwe, ati ahubwo se twagenda. Deo rero yahise amufata akaboko maze aba bombi barasohoka. Gusa Deo yagendaga amwitegereza, amaso yari yanze kumuvaho kuko yabonaga uko yari asanzwe amuzi byikubye inshuro nyinshi, kandi nyamara n'ubundi iyo yabaga ari kuvuga ubwiza bwe yabaga avuga ukuntu nyine arenze, ariko noneho uyu munsi ko yari yamubonye byari byiyongereye cyane. Baragiye rero baraganira, barishima, baraseka, barasangira, mbese byari ibintu byiza cyane. Hanyuma rero umunsi wakurikiye, ubwo nyine Mimi yari ari mu rugo, yakiriye telefone y'umuvandimwe we. Umusaza we rero akiri kumuvugisha, Mimi rwose yari ari guseka yishimye. Naho rero umusaza we atari ko rwose birumvikana, nibyo rwose ko ufite umukunzi, urumva ibyishimo ufite ntabwo bisanzwe, ni ubwa mbere nkumvise wishimye gutyo kuva nabaho, ariko ndashaka kumenya uwo musore w'umunyamahirwe ninde, mbabarira umbwire izina rye. Naho rero Mimi ati ntawe uhari, nuko gusa nishimye ariko ntawe uhari. Umusaza ati hanyuma se ejo nimugoroba ntabwo wari wasohokanye n'umusore? Mimi ati ndamwica noneho, kuko yahise bitekereza ko ari wa mushuti we watanze amakuru. Umusaza ati mbwira rwose uwo musore. Mimi ati nta kintu kirenze kirimo, ni inshuti yanjye nyine isanzwe, gusa twari twasohokanye. Naho rero umusaza we ati uko biri kose uwamunyereka namushimira, kubera ko nibura yongeye gushyira inseko mu maso h'umuvandimwe wanjye, hari hashize imyaka myinshi ntakumva wishimye gutyo. Umunsi rero wakurikiye n'ubundi Deo yaragarutse kuri resto, yahise rero abwira Mimi atumva
hari abashyitsi rero ndi hafi kukuzanira kugira ngo baze gufata amafunguro hano. Ni abashyitsi nyine b'inshuti zanjye, abo twiganye hariya muri Canada. Naho rero Mimi ati hoya ntumbwire ibyo bintu, gute se wabazana aha hantu n'ukuntu haciriritse? Tekereza amaresito ya classe ari muri kino cyaro ndetse rwose no hirya yacyo. Ngaho utekereza kuba wahisemo kubazana hano. Naho rero Deo ati impamvu nahisemo kubazana hano ni uko mbizi neza ko bazaryoherwa ndetse rwose bazahakunda cyane. Ahantu nakunze nta n'undi muntu utahakunda. Mimi ati urakoze cyane kungirira icyizere kandi urakoze cyane nyine no kunzanira abo bakiriya. Undi munsi rero Mimi nabwo yarasohotse agiye kujya ku isoko. Byari bisigaye bisa nkaho Deo azi amasaha yose Mimi agera ku isoko. Deo rero yahise nyine anyura hano maze ahita amubwira ati ndabizi ko ugiye ku isoko, ngwino tujyane nanjye niho nari ngiye. Mimi ati hoya rwose utigora, kubera yuko ntabwo wadeviye inzira wari ugiyemo, kubera njyewe ndatega moto nta kibazo. Naho rero uyu musore ati hoya niho ngiye, ntabwo ureba se ko mfite akarisite ngiye guhahiraho, hari ibintu mama wanjye yarantumye, ngwino rero tugende nta kibazo. Mimi yinjiye mu modoka maze ahita amubaza ati ariko kubera iki wowe na mama wawe mukunda kujya mu isoko, nta bakozi mugira? Byakabaye rwose ari akazi k'abakozi. Deo rero aseka atuzi se impamvu dukunda kujyayo? Njye na mama wanjye iyo tugiye mu isoko tubifata nk'aho turi muri siporo ndetse nk'aho turi gufata akayaga. Naho Mimi ati hoya ntabwo bishoboka, gute se wakunda isoko n'ukuntu haba hari akavuyo, haba hanuka ibintu byinshi bitandukanye, noneho izuba riba rihari no gutwara ibintu umuntu avuye guhaha ukuntu bivuna, ntabwo ngewe mbyumva. Naho Deo ati njye mbifata nko kujya muri siporo. Mimi ati ariko rwose abakire ntabwo njya mbasobanukirwa kugeza n'aka kanya. Baragiye rero maze nyine bajya mu isoko, batangiye guhaha, ari nako kandi bagenda baganira. Mu kanya gato bagiye kubona babona wa musore ujya wirirwa atesha umutwe Mimi abagezeho, dore ko yari yababonye Mimi ajya mu modoka maze akabakurikira. Yaje n'umuri ashaka kurwana ati wowe ubu mbariza iki umugore wanjye? Mimi yaramubwiye ati utongera gushaka kurwana ukundi. Naho uyu musore yakomeje nyine kuzana ibintu byo kurwana. Deo rero yamukubise ingumi imwe gusa maze uyu musore ahita aryama hasi. Yahise amubwira ati ntuzongere kumenyera n'undi munsi, impamvu cyagiye nakubabariye nuko natekerezaga ko ari ibyanyabyo koko uri umukunzi wa Mimi, naho niba ntacyo muhuriyeho n'ikindi gihe ntuzibeshye wongera kumenyera. Mimi rero yahise afata ikiganza cya Deo akoresheje akubita uyu musore maze atangira kumuhuhira kuko yabonaga bisa nkaho rwose ari we ubabaye. Baratashye rero maze bageze kwa Mimi. Mimi yahise azana nyine umutatangira gukandira uyu musore kuko yabonaga ameze nkaho rwose yavunitse ikiganza kuko yamuhaye ingumi ya nyayo. Yaramubwiye ati cyakoze ibi nibyo wakabaye warakoze kuri ya nshuro ya mbere. Deo rero yaramubwiye atumva ubu noneho nditeguye, nta muntu n'umwe uzongera kuntera ubwoba. Aba rero bakomeje kuganira maze Deo abwira nyine Mimi ati Mimi niteguye gukora igishoboka cyose kugira ngo nkugire mu buzima bwanjye, kubera ko ndagukunda kandi cyane, nyamara hashize n'igihe kinini ngukunda. Mimi rero wari uri kumwitegereza yaramubwiye atumva mbabarira we kunkunda, kubera yuko ntabwo rwose nkwiriye gukundwa, ntabwo ari byiza ko wankunda, mbabarira we kunkunda. Naho rero uyu musore ati hoya ndagukunda cyane kandi cyane, nyamara uko bavugaga ibi ngibi niko begeranaga maze baba barasomanye. Mimi rero yahise amubwira ati mbabarira ku bibaye, ndatekereza atari igitekerezo cyiza kuba nyine ibi byose bibaye. Deo yaramubwiye ati nta kibazo, gusa nyine niba wumva atari cyo gihe nta kibazo nzategereza, maze rwose wumve ari cyo gihe, gusa ndagukunda kandi nzakomeza ngukunde. Nyamara na Mimi yakundaga uyu musore ariko yumvaga nyine hari impamvu ikomeye ituma aba bombi batakundana. Mu by'ukuri Deo we ntabwo yari azi iyo mpamvu yari izwi na Mimi gusa,
ariko kandi nta nubwo yashakaga kuyimubwira. Hashira rero iminsi mikeya ariko bombi bari mu rukundo, ariko buri wese nyine ari kugerageza kubyigumanira, kuko nubwo bwose Deo yabibwiraga Mimi, ariko Mimi we yageragezaga kwihagararaho akumva rwose adakwiriye gukundana n'uyu musore. Hanyuma rero Deo yaje kuri Kristo nk'ibisanzwe, yabwiye rero Mimi ko none ikimuzanye ari ugufata amafunguro yego, ariko nanone hari ikindi kintu yifuzaga ko baganiraho. Mimi yaramubwiye ati nta kibazo, naho Deo yaramubwiye ati urumva nyine nabitekerejeho neza, maze nsanga njye nawe dushobora kuba abafatanyabikorwa kandi bikaba byiza cyane. Nifuje gukora Kristo nyine irenze, ariko nanone ukaba nyine nawe tuyifatanyije. Mimi rero yaramubwiye ati oya ntabwo byashoboka, kuko ntabwo nafatanya Kristo nawe, ntabwo rwose nava hano ngo njye ahandi hantu. Naho uyu musore atari ko nta kibazo, kubera ko amafaranga nzayazana, ikindi kandi harabura rwose ko wowe usinya ku mpapuro noteri yamaze no kuzisinyaho, nyine nta kibazo rwose, harabura ko wowe bazaziguha maze nawe ukazisinyaho, kandi rwose ndakeka ko nyine ariko twakunguka cyane, ariko twagira amafaranga menshi. Naho Mimi ati ntabwo bishoboka, ntabwo ngiye nakorana nawe, ntabwo twakorana. Deo ati none se ntabwo turi inshuti? Njye nawe ntabwo twemeranyijwe ko tugiye kuba inshuti? Ikirenze kuri ibyo kandi naranabikubwiye ko ndi mu rukundo nawe. Naho rero Mimi ati yego nanjye ndi mu rukundo nawe, nanjye ndagukunda rwose, ariko ibyo ntabwo byashoboka. Deo ati kubera iki rero? Naho rero Mimi ati kubera ko ntakwizeye, ntabwo nkwizeye habe na gatoya. Ibi bintu byababaje Deo ku buryo yahise amureba aramwitegereza ati ntabwo nyizeye. Mimi rero yabisubiyemo, maze Deo ahita amubwira ati uzi n'ikindi, nta nubwo rwose nkwiye kuba ndi hano niba utanyizeye, sinumva ikintu naba ndi gukora imbere yawe. Yahise ahaguruka maze aba arigendeye, kubera ko noneho yari yumvise ko hari ibyo arimo ntaho rwose biri kwerekeza. Nyamara rero nubwo Deo yari agiye yivumbuye gutya, byaramunaniye kwihangana, kubera ko yakomezaga gutekereza Mimi. Nyamara ku rundi ruhande Mimi nawe yibazaga impamvu adashobora kubabarira uyu musore ngo maze rwose bakundane noneho bya nyabyo, kuko n'ubundi yaramukundaga, yageragezaga kurwana n'urukundo ariko ntibishoboke, n'ubundi amarangamutima akamuganza. Hashira rero iminsi mikeya, maze Mimi yihagarariye ku muhanda, kwa kundi nyine yabaga agiye kwitegera akamoto, wa musore wakundaga kumwiyenzaho n'ubundi akabaraje. Yatangiye rero rwose kumubwira ko yifuza yuko yamuhobera n'andi magambo nyine yo kumushotora. Naho Mimi atumva ntabwo bishoboka, ikindi kandi niba ushaka nuko tuzongera kuvugana, uzabanze ugende usaba imbabazi Deo, kubera ko wamwiyenjejeho guhera kera. Uyu musore ati ntabwo nshobora kuzimusaba, ntibishoboka rwose, uriya musore asa ahubwo ni igiki ku buryo najya kumusaba imbabazi. Yatangiye gukurura Mimi ashaka kumuhobera ku ngufu, nyamara Mimi ari kumusunika. Kano kanya rero Deo yahise ahanyura, yahise ava mu modoka maze aza nyine abasanga. Ati hano habaye iki? Ati yakubwiye ngo murekure kandi ufite amasegonda make kugira ngo ube wamurekuye. Naho uyu musore ati nawe rero uguraje, uyu munsi ndakwica noneho ntabwo rwose uri buncike. Deo ati nakubwiye ngo ufite amasegonda 5 yo kuba wamurekuye. Uyu musore yatangiye kubara, aterekana nakubarire ati wowe se wangira gute? Nyamara kano kanya Mimi yahise amwiyaka maze ajya inyuma ya Deo. Uyu musore yahise amubwira ati noneho usigaye nyine waranabonye aho uhungira. Deo rero yahise abaza Mimi ati ahubwo urata umeze neza? Mimi ati yego meze neza. Bagiye kwigendera, maze uyu musore abatangiye kongera gukurura Mimi kandi amukurura ku ngufu ati nta hantu wajya, ntabwo wansiga hano. Deo rero yararakaye, yarongeye amuha indi ngumi nziza rwose imeze neza. Bahise bigendera rero kandi Mimi nyine ashimira Deo, kubera ko buri gihe niwe wamutabaraga, wagira ngo yarabyerekwaga rwose ko bikomeye maze akaza gutabara. Nyuma rero y'iyi minsi
bongeye nyine kongera kuvugana, bakajya bahamagarana, bagasurana, bakajyana gusangira, mbese barongeye bamera nk'aho noneho bari mu rukundo bya nyabyo. Umunsi umwe rero Deo yari agiye kujya mu mujyi, aho nyine yari afite izindi bizinesi. Yaje rero gusezera Mimi maze aramubwira ati ngiye kujya mu mujyi, nzamarayo nk'icyumweru, gusa nyine ndumva ntangiye kugukumbura. Naho rero Mimi ati nanjye nuko ndumva rwose ntangiye kugukumbura, gusa uzajya umpamagara. Gusa wabonaga nyine Mimi bimubabaje kuko yari amaze kumenyera kuba ari kumwe na Deo inshuro nyinshi cyane. Deo yaramubwira ati rero ihangane nyine, gusa ndagukunda kandi urabizi. Mimi nawe ati nanjye ndagukunda. Aba bombi barahoberanye, ubona rwose amarangamutima arabarenze, ariko nyine bagombaga gusezeranaho. Nyuma y'iminsi mike rero Mimi yicaye hanze irungu ari ryose, ubwo nyine yari ari mu rugo, yagiye kubonabona musaza we arahingutse afite n'igikapu. Yahagurutse yiruka maze ajya kumuhobera. Barahoberanye, bari bakumburanye birumvikana. Yaramubajije ati none kuje? Naho rero musaza we ati nyine kuri kaminuza baranyirukanye, narwanye n'umwana maze nyine ndamukomeretsa, none baranyirukanye burundu. Mimi rero yahise ubona rwose yijimye, yarababaye mu buryo bugaragara, abura ijambo na rimwe avuga. Ati wowe urwana bakakwirukana? Yumvaga yihebye, kuko niba hari ikintu cyamuvunnye ni ukugira ngo musaza we ajye ku ishuri. Yibazaga rero ukuntu byose bihindutse zeru kano kanya. Umusaza we rero wabonye ko rwose mushiki we agize ubwoba, yahise amubwira ati nakubeshyaga, yari burage, nagira ngo ndebe ukuntu wifata, icyakwereka ukuntu wari umeze. Nakubeshyaga rwose, nagira ngo ndebe nyine, urabizi ko ibyo bintu ntabikora, wowe se urakeka nta bwenge ngira ku buryo nakora ibyo bintu? Mimi yahise amubwira ati umva, n'ikindi gihe utazongera kuzana burage zimeze nk'izo ngizo, kubera ko warunkuyemo umutima. Barongeye rero barahoberana, maze umusaza we ati nari ngukumbuye, hari hashize igihe rwose tutabonana. Mimi rero yatangiye kumukoraho ahantu hose, ati urabona ukuntu wananutse, wagira ngo nta mafunguro wafataga, ndebera nawe imbavu neza neza ziranamye kubera ukuntu nyine utari uherutse kurya. Umusaza we ati hoya humura, nta kibazo mfite, gusa nanone ubwo ndaje nyine ntongere nzana kabiri kubera ko ibiryo nabigarutsemo. Mimi ati ahubwo reka njye kugutegurira amafunguro. Nyuma rero y'iminsi mikeya Deo yaragarutse avuye nyine muri wa mujyi yari yaragiyemo. Akigera iwabo nyine baramwishimiye ko agarutse, maze bamubaza uko bizinesi ze zimeze. Yatangiye rero kubabwira buri kimwe cyose. Naho papa we yaramubwiye ati ariko mwana wanjye, hari inkuru mushiki wawe yambwiye yuko nyine ushaka kuzakora resto hano muri kino cyaro. Naho rero uyu musore ati ariko rwose mushiki wanjye nawe nta banga agira habe na gatoya. Papa we ati nta kibazo, icyangombwa nuko twabimenye, gusa nyine icyo gitekerezo naracyishimiye cyane cyane, kandi none ndumva nyine nifuza kugushyigikira. Bino bintu rero byashimishije Deo cyane. Yahise amubaza ati none se papa, nyine urumva ushaka kunshyigikira mu buhe buryo? Papa rero yaramubwiye ati nyine ndashaka kuguha noneho ubutaka bunini uzubakamo inzu, uzakoreramo iyo resto. Ubwo butaka nyine uzabwifashishe. Ibi bintu rero byatunguye Deo nanone, ariko ashimira papa we cyane. Ati ni ukuri urakoze cyane, bizahita binyorohera kuba nakora iyo resto. Umunsi wakurikiye rero uyu musore yiriwe nyine ari kureba iby'ubu butaka. Sinzi ukuntu yagiye kubona abona kuri ubu butaka hariho n'ikindi cyangombwa cy'inzu, kandi mu by'ukuri iyi nzu yari iri muri ubu butaka bisa nkaho rwose bifatanye. Yarabyitegereje maze biramutungura. Yaragiye rero abwira papa we ati papa, none se ko ndeba buno butaka bufite n'inzu, kandi nyine n'inzu ntayo nkeneye? Papa we yaramubwiye ati yego biri kumwe rwose, kubera yuko umuntu nabyatse byose byari bifatanye. Atumva nyine ni umugabo wari undimo ideni rinini maze rimunanira kuryishyura, kubera ko rero yari yarampaye ingwate y'ubwo butaka n'iyo nzu, byamunaniye kubyishyura nyine ndabyisubiza. Uyu musore rero yahise amubwira ati ariko papa ugira umutima,
Papa we ati kubera icyo umbwiye gutyo? Yari atunguwe nyine, ati ni gute wakwifata ugasohora umuntu mu nzu ye maze ukamujyana hanze? Ubu se uzi abayeho gute? Ariko ubundi iryo deni ryari ideni ringana gute ryatuma ukura umuntu mu bye, ryatuma utabasha kwihangana? Papa we ati hanyuma se ni njye namubwiye ngo atange ingwate y'ubwo butaka? Ntabwo ari njye nabimubwiye, kandi sinanjye namubwiye ngo ananirwe kwishyura. Bizinesi ni bizinesi, nta mikino. Nawe nukora bizinesi ukazanamo imikino bizarangira uhombye. Deo rero wari ubabaye cyane rwose, yumvaga papa we wagira ngo nta mutima agira. Yahise afata ibi byangombwa maze ahita abimuhereza, atakira. Ntabwo rwose ubutaka bwawe mbukeneye, ntabwo najya kuba mu butaka bw'abandi bantu, kubera yuko ndabizi neza ko wabuvuyemo nawe afite agahinda kandi rwose ababaye. Ubwo rero ntabwo najya kwishimira mu bintu by'umuntu ubabaye. Gumana ibyawe, njye rwose ntabyo ngikeneye. Papa we rero yahise abufata kandi koko nkaho rwose nta cyabaye, ndetse yaramubwiye ati ngiye gutangira gupanga umushinga wo kuhakorera niba wowe bikunaniye. Deo rero umutima wakomeje kumurya, maze yumva yifuza kumenya neza ba nyiri ubu butaka bari bande. Yagiye kureba rero umumama wari utuye hafi n'aho buno butaka bwari buri, maze aramubaza ati ese waba uzi ba nyiri buriya butaka? Dore ko yabivugaga anabumwereka. Naho rero uyu mumama wari n'umumama mukuru yaramubwiye ati ahubwo se wowe urinde? Naho rero uyu musore ati ndi inshuti yabo. Ati rero papa wanjye nyine yari yarandangiye hano, ariko nyine ntabwo nari nziranye na ba nyirabwo. Yari yarambwiye ko nzaza kureba abantu bari bafite buno butaka, ntabwo nyine mbazi. Uyu mama yaramubajije ati none se urabashakira iki? Naho uyu musore ati gusa nyine ntabwo ari ikintu kibi rwose mbashakira, gusa nyine ndabakeneye. Naho uyu mumama ati yego rwose ndabazi, kubera ko umukobwa wabo niwe wahasigaye na musaza we, dore ko nyine ababyeyi babo bitabye Imana kandi kera. Uyu mukecuru rero yatangiye kumubwira ati umwana wabo w'umukobwa ahora mu marira kubera ibibazo batejwe n'ubu butaka. Ubu butaka bwamuteje ibibazo bikomeye, bwatumye ava mu ishuri maze atangira kwita kuri musaza we mutoya. Hanyuma rero ubu butaka ubundi bwatwawe n'umugabo w'umukire uba muri iyi karitsiye, niwe wabwiyeguriye kubera ko nyine bisa nkaho butakiri ubwabo bana. Gusa uwo mugabo ni umugome, ubwo bamuvugaga no mu izina, maze Deo akabyumva neza ko ari papa we. Uyu mukecuru yakomeje amubwira ati uwo mukobwa gusa nyine ubu yamaze kwiyakira, afite resto hano nyine ihagaze neza. Musaza we nawe ari muri kaminuza ari kuyirangiza, gusa nyine ntabwo byari biboroheye. Papa wabo rero akimara nyine kumva izo nkuru z'uko bari bamutwariye ubutaka, yaragiye anywa inzoga nyinshi arasinda, maze birangira nyine akoze agisida arapfa kubera gusinda. Mama wabo rero we kubera nyine depresiyo y'ibibazo byose bari barimo, nawe nyuma y'ukwezi kumwe gusa umugabo wapfuye nawe yaje gupfa. Kano kanya uko nyine uyu mama yari ari kubwira izi nkuru zose Deo yari yamaze kumenya ba nyiri cya kibazo, yamaze kubyumva byose, maze ahita ahagarara. Yaravuze ati nkabibona impamvu nyine uriya mukobwa Mimi yambwiye yuko adashobora kunyizera, impamvu uriya mukobwa kunkunda byabanje kumugora, impamvu kandi duhura ubwa mbere byasaga nkaho amfitiye urwango rudasanzwe, kandi njye narakekaga ko bwari ubwa mbere twari duhuye. Yahise asobanukirwa buri kimwe cyose mu bintu nyine byajyaga biba hagati ye nawe. Gusa yarababaye kubera ko yumvaga ukuntu ababyeyi be bahemutse. Deo rero yahise afata inzira maze yerekeza iwabo wa Mimi. Akigerayo rero yaje nyine yakonje birumvikana, wabonaga rwose yijimye, nyamara Mimi akimukubita amaso
dore ko yari yicaranye na wa mushuti we ndetse na musaza we hanze bari gutora nyine ibishyimbo bari bagiye guteka. Mimi akimubona yahagurutse yiruka agenda ajya kumuhobera ati sheri wagarutse, kubera iki utari wambwiye ko wagarutse? Nyamara yarebye mu maso ya Deo maze abona uyu musore arijimye. Yaramubajije tufite ikihe kibazo, kubera iki ndi kubona utishimye? Deo atumbabarire, namenye impamvu y'ibyo byose, namenye impamvu yo kutanyizera, namenye ibyo ababyeyi banjye bakoreye umuryango wawe, gusa niteguye gukora buri kimwe kugira ngo nyine ibi bintu birangire, maze rwose utubabarire. Ndifuza ko wambwira ikintu cyose wifuza, niba ari ukugusubiza ibyanyu byose rwose wabimbwira, njye nabikora maze ukatubabarira. Ndumva mfite isoni n'ikimwaro. Wa musaza wa Mimi wari umaze kubyumva yari ari kubaza mushiki we atariko ibintu muri kuvuga ni ibiki? Mimi rero yahise abwira Deo ati nta kintu na kimwe nshaka giturutse kuri wowe cyangwa giturutse ku babyeyi bawe, byihorere rwose, ibyo byararangiye, nta kintu na kimwe nifuza. Naho rero uyu musaza wa Mimi yakomeje kumubaza ati ariko ibyo ni ibiki? Naho rero uyu musore ati nyine mumbabarire, ni ukuri kuba ababyeyi banjye baratwaye buri kimwe, bagatwara ubutaka bwanyu n'inzu yanyu ndetse bikavamo n'urupfu rw'ababyeyi banyu. Uyu musore nibwo yari asobanukiwe. Umusaza nyine wa Mimi yahise ahaguruka yihuta ati ngo nguki? Ati Mimi ntumbwire yuko uyu musore ari we ababyeyi be badukoreye bya bintu byose? Naho rero Deo ati yego, ariko rwose mumbabarire kuko nanjye nabimenye uyu munsi. Naho rero uyu musaza wa Mimi yahise ahaguruka n'umujinya mwinshi ati tukubabarire, kuko ubabarira se uratekereza biri bugarura ababyeyi bacu? Uratekereza se biri bugarura ibintu byacu twabuze? Uratekereza biri bugarure se umunezero wacu twahombye? Uzi ibintu byose mushiki wanjye yanyuzemo kugira ngo tube tugejeje kano kanya? Uzi ukuntu yavuye mu ishuri anyitangira kugira ngo mbashe kujya kwiga kuko nyine nta yandi mahitamo yari afite? Uzi utuzi yagiye akora tuvunanye kugira ngo tubashe kubaho? Uzi agahinda twagize kuko babara se? Urumva ababyeyi bacu byabagarura? Urumva byatugarurira iki? Singushaka hano kandi sinshaka kuzongera kukubona ukundi. Deo yakomeje gusaba imbabazi, ariko uyu musore yari yarakaye, yafashe uruti rero runini. Nyamara kano kanya ntabwo Mimi yashakaga ko uyu musore agenda kuko yari ari kumufata amukomeza. Nyamara musaza we yazanye igiti kinini cyane agiye kugikubita Deo ndetse ari kumubwira ko ari bumwice. Deo rero yahise yiruka n'ubwoba bwinshi kuko yabonaga ibintu bikomeye rwose bitoroshye. Mimi rero yabwiye musaza we ati ariko se kubera icyo uri kumutura umujinya kandi mu by'ukuri nta ruhare yabigizemo? Naho rero musaza we yahise amubwira tumva, nimumbabarire mwese, nta muntu n'umwe nshaka kuvugisha, ikindi kandi uriya musore sinzongere kumubona ukundi. Ku rundi ruhande rero Deo we yasubiye nyine mu rugo, maze akinjira iwabo ababyeyi be bari bicaye hanze bari guseka nyine batazi ko rwose hari icyabaye. Mama we ati dore umuhungu wawe aragarutse. Bose bari biteguye ko aje kubavugisha. Naho Deo yahise agenda yinjira mu nzu maze yinjira mu cyumba cye. Bayobewe rero ikintu yabaye. Uyu musore yaragiye yifungirana mu cyumba cy'iminsi 2 irashira atarasohoka, atarafata amafunguro. Wa mushiki we rero mutoya banakundanaga cyane rwose yaraje arakomanga igitondo kimwe ati nari nkuzaniye amafunguro. Naho Deo ati ntabwo nifuza gufungura, meze neza nta kibazo. Uyu mukobwa ati nibura myemerera maze tuganire. Deo ati ndashaka kuba ndi njyenyine. Uyu mushiki we rero yabonye ko uyu musaza we ashobora no gupfira muri iki cyumba, maze ajya kureba Mimi kuko yari azi neza ko ari we wabuze amakuru ye, dore ko nyine ari we rwose bari bameze nk'aho ari we bahorana. Yageze rero kwa Mimi maze ahita amubaza ati mbwira, hagati yawe na musaza wanjye habaye iki? Niki cyabaye? Naho rero Mimi ati musaza wawe ndetse. Uyu mukobwa ati ndakubaza, wowe na Deo mwapfuye iki? Byagenze bite ko mbizi ko ari wowe muntu wakomeje rwose kugenda atuma babara kuva twagaruka muri kino gihugu? Mimi ati uri mu mushiki rero wa Deo, wagiye se ukamubaza ikibazo afite? Naho rero uyu mukobwa ati ndifuza gufasha musaza wanjye, ariko nanone ntakeneye kumvugisha kandi ndabizi neza yuko ikibazo rwose cyaba gihari waba ukizi. Mbabarira ubimfashemo
maze nanjye njye kumufasha. Yanabivugaga afashe ikiganza Mimi ubona ko rwose ari umwana mwiza ndetse atuje. Mimi rero nawe yahise agira amarangamutima maze yiyemeza kuganiriza uyu mukobwa. Baricaye rero maze baraganira. Mimi yamubwiye buri kimwe cyose ibyo ababyeyi be bamukoze byose, noneho amubwira ko nyine uyu musore nabyo yabimenye. Uyu mukobwa yatashye yarakaye yibaza ukuntu ababyeyi bari inyamaswa. Yabasanze rero bicaye muri salo bari gupanga nyine ukuntu buriya butaka bagiye kuzabukoramo ubuvumo buri artificiel ku buryo abantu bazajya bajya kubutembereramo ubundi bakishyura. Yahise ababwira rero ati ariko muri abagome, nta mutima mugira, gute mwakoze biriya bintu mugatuma ababyeyi b'abana bapfa maze abana bagasigara bandagaye, nyamara ari mwe mwabatwaye buri cyose, ni gute mwaba mutagira umutima? Papa we atari ku wundi nkwibarize wa mwana we, nicyo cyagukuye muri Canada? Waje se kugira ngo uze nyine kurengera abafite ibibazo? Wowe se uri nkandi? Naho rero uyu mwana ati oya papa, nizere ko atari wowe wakoze ibyo bintu. Uzi ingaruka byateje ibyo wakoze? Uzi ko byatumye ababyeyi bapfa maze abana bakabaho nk'abadafite ikintu na kimwe, kandi nyamara ari wowe wabiteje byose? Naho papa we ati hanyuma se njyewe ntabwo twakoze bizinesi, uriya mugabo niwe rwose wabyinjijemo, ntabwo ari njyewe. Mushiki wa Deo rero yahise abwira ababyeyi be ati ariko rwose murantengushye, ndumva mbarakariye ndetse ntewe ipfunwe no kuba ndi umwana wanyu. Yahise rero yinjira mu nzu, nyamara ibi byose byasaga nkaho Deo yari yabyumvise. Yasanze rero mushiki we ku mugoroba, dore ko nyine yasohotse mu cyumba cye maze agasanga mushiki we yaramubwiye ati numvise ibintu byose wavuganaga n'ababyeyi banjye, wakoze rwose kunshyigikira kuko nta wundi muntu n'umwe ubasha kunyumva, gusa ababyeyi banjye ntabwo ari beza habe na gatoya. Naho rero mushiki we ati ntabwo ushobora kubyumva, njye biriya bintu byambabaje sinzi uko nabikubwira, gusa ndi kumva dukwiye gushaka icyo gukora maze tukaba twafasha bariya bana. Deo rero yahise amubwira ati yego biroroshye kuba nyine nakora ibishoboka byose nkabasubiza ibintu byabo, ariko se nanone ishuri Mimi yavuyemo ryo nyine narimusubizamo gute? Nicyo kintu kinkomereye cyonyine. Uyu mushiki we rero yahise amubaza ati none se yarigaga? Deo ati yego. Ati yigaga se ku yihe kaminuza? Deo rero akimubwira kaminuza yigagaho, mushiki we yahise amubwira ati ibyo ngibyo rwose biroroshye kubera ko umusheri wanjye afite inshuti ye magara niwe nyine uyoboye kiriya kigo, biroroshye cyane rwose, ahubwo reka muhamagare. Naho rero Deo ati inshuti yawe, ati umukunzi wawe, uriya musore w'inshuti yanjye se? Gute se ibyo bintu naba ntabizi? Naho uyu mushiki we ati hanyuma se urarinda ubibwirwa n'iki? Ni wowe muvugana amasaha 3 ku munsi? Ni wowe se murara kuri telefone muri kuganira? Ni wowe mwirwa mucata umunsi wose se? Urumva wabibwirwa n'iki ibintu byose? Mushiki we ati ahubwo mbabarira nyine mpite muhamagara kuko ndabizi rwose azabidufashamo, ni ibintu byoroshye cyane. Kano kanya rero Deo yari yishimye kuko yumvaga nibura ibibazo bitangiye gukemuka. We na mushiki we rero bafashe umwanzuro wo kuganiriza ababyeyi babo. Deo rero yabwiye ababyeyi be ati ndifuza yuko bariya bana basubirana imitungo yabo, gusa nyine nanjye nemeye kukwishyura ideni papa wabo yari akurimo maze ukansubiza impapuro z'imitungo yabo nkazibasubiza, ariko nanone niba wumva ibyo bidahagije ushobora no kungurisha iriya nzu na buriya butaka, nta kibazo njyewe nabigura mu mafaranga yanjye maze rwose nkabibasubiza. Mushiki we rero yahise amwunganira ati byaba rwose ari igitekerezo cyiza, nubwo nyine papa yakagombye kuba ibi byangombwa yarabiguhereye ubuntu, ariko kubera ko yavugaga ko nyine ari bizinesi, reka tumuhe amafaranga ye maze aba yafashe mu ntoki, ariko adusubize nyine ibyo yatse bari abana. Papa wabo rero yumvaga nta mpamvu n'imwe yo kuba atabasubiza ibi ngibi kubera ko amafaranga yari agiye kuyabona. Nyuma y'iminsi mike rero uriya mushiki wa Deo yagiye kureba ba Mimi. Yabwiye rero Mimi ati narinzanye ibyangombwa byanyu byose biri mu mazina yawe, musaza wanjye yabishyize ku mazina yanyu, nta mwenda n'umwe mugifitiye umuntu n'umwe, ndetse rwose ubu ni ibyanyu. Yabivugaga kandi
ari kumuhereza izi mpapuro, Mimi azireba maze akabona ibi byangombwa biri mu mazina ye neza neza. Akibireba rero ubona rwose ameze nk'umuntu wibuze, ameze nk'umuntu uri kurota. Uyu mushiki wa Deo yahise amubwira ati byerekeranye kandi n'amashuri wacikirije, ubu rwose ushobora gusubira ku ishuri wigagaho maze ugakomereza aho wari ugeze, ugakora ibizamu ubundi ukabona diplome yawe. Noneho byabaye nk'ibikomeza gucanga Mimi ati ngo iki? Ati njye nsubira ku ishuri sintangire mu wa mbere maze ngakomereza aho nari ngeze, ubwo se byanyura mu zihe nzira? Naho rero uyu mukobwa ati nyine umusore wanjye yavuganye n'inshuti y'amagara kubera ko ari we uyobora kiriya kigo, yamwemerera ko nta kibazo ibyo byose bazabigufashamo, wowe tangira witegure gusa bazakwandikira email cyangwa se message ubundi tujya ku ishuri ukomereze aho wari ugeze ubone diplome yawe. Akiri kubyina rero ubona ko nyine ibintu rwose bikomeje kumucanga, musaza we yahise asohoka mu nzu yumva nyine uyu mukobwa ari kumubwira ati gusa nta kintu na kimwe twakora cyatuma mwibagirwa ibyo ababyeyi bacu babakoreye, nta n'icyo twakora kandi cyagarura ababyeyi banyu, ariko njye na musaza wanjye turababaye, tubabajwe n'ibyabaye kandi nyine twiteguye kubafasha igihe cyose mwaba mubikeneye. Uyu musaza wa Mimi rero akiza, Mimi yahise amubwira ati ndebera, reba. Yamuhereje zino mpapuro maze nyine uyu umusaza we atangira kuzirambura, nyamara Mimi ntabwo yatumaga asoma, yari ari kumubwira ati dore dusubiranye imitungo yacu, ubu ngubu twasubira iwacu tukajya kuba mu nzu yacu, ngiye gusubira kuri kaminuza. Yamubwiraga ibintu byinshi cyarimwe, musaza we ibyishimo byamurenze, aba bombi bari guhoberana. Uyu mukobwa rero umushiki wa Deo yakoze mu isakoshi maze akuramo envelope yari irimo noneho agasheke, yahise agahereza Mimi ati hanyuma ibi ngibi nabyo ni ubutumwa Deo yampaye ngo mbazanire, arabizi neza ko ntacyo bivuze, ntabwo ahari ari ikintu kinini, ariko arifuza ko aya mafaranga mwaba muyakoresha maze akaba abafasha mu gihe nyine mukiri gutegura amasomo yanyu ndetse rwose mu gihe mukiri gutangira ubuzima bushya. Barebyeho basanga iyi sheke iriho miliyoni 30. Noneho Mimi yarasaze neza neza abayihereje musaza we. Musaza we akireba yarumiwe. Uyu mukobwa rero yahise ababwira ati ubwo rero musigare amahoro reka ngende. Naho rero uyu musaza wa Mimi yahise amukurura ati oya buratse kugenda, none se Deo ari hehe? Uyu mukobwa rero yahise amubwira ati yagiye mu mujyi, hari ibintu yagiye kwitaho, gusa kugenda ataje kureba Mimi byari bigoranye, byari bikomeye, ariko nanone kubera ukuntu wamuteye ubwoba yumvaga rwose atabasha guhinguka hano, yarabizi neza ko wahita umwica. Uyu musore rero yahise nyine abwira uyu mushiki wa Deo ati uzi n'ikindi, ntabwo rwose nkimwishe kandi umubwire ko namubabariye maze naza azahita agaruka kutureba, ntabwo nkimwishe. Yanabivugaga kandi ari no guseka nyine. Umushiki rero wa Deo nawe yahise aseka maze arabasezera arigendera. Aba bombi barongeye barahoberana batangira kubyina, ntibabyumvaga ukuntu bagiye gusubira iwabo, ukuntu kandi babonye amafaranga yabakemurira ibibazo, ukuntu uyu mukobwa agiye gusubira kuri kaminuza, ibyishimo byari byabarenze. Nyuma rero y'umwanya muto Mimi kwihangana byaranze maze ajya mu cyumba, yafashe telefone abahamagaye Deo. Deo rero yaritabye ari no kumwenyura rwose, ubona ashimishijwe no kubona ko uyu mukobwa amuhamagaye. Mimi yahise amubwira ati urakoze cyane, sinzi icyo nakubwira, gusa nyine ndagusabira gusa kugira ngo Imana izakumpera umugisha, ntabwo wakumva uburemere bw'ibintu ukoze. Naho Deo ati hoya ntacyo nakoze, ako ni akantu gato cyane nagombaga gukora kugira ngo ngire icyo nanjye mbafasha. Mimi rero yaramubwiye ati urakoze, ntabwo ushobora kubyumva, gusa nyine ndagukunda kandi ndagukumbuye. Naho rero Deo ati nanjye nuko ndagukunda cyane kandi nanjye ndagukumbuye, ndakwifuza kongera kukubona, ariko nanone ndi kureho gatoya, ariko nindangiza ibyo ndimo nzahita nza kandi ni wowe muntu wa mbere ngomba kuzabona. Basezeranyeho rero, ariko Mimi yari yatangiye kurira kubera ko emosiyo zari nyinshi, byari byamurenze. Nyamara
Deo we yari yishimye kuko nibura yari yongeye kumva ijwi ry'uyu mukobwa yishimye kandi rwose wumva ko n'ubundi akimufitiye amarangamutima. Nyuma y'umwaka rero ibi byose bibaye, Mimi yari ashoje ishuri ndetse rwose yabonye na diplome, hanyuma yagombaga guhurira na Deo ahantu muri resto maze bakaganira. Bahuriye rero muri iyi resto maze Deo atangira kubaza Mimi ati hanyuma se ubu nyuma yo kwiga hagiye gukurikiraho iki? Wahoraga urota kuzaba avocate, hanyuma rero ubu n'iki kindi kigiye gukurikira? Mimi rero yahise amubwira ati nibyo rwose nahoraga mbirota, ariko nanone naje gusanga gucuruza ibiryo nta kintu na kimwe kibirusha kuzana amafaranga, hanyuma biriya bintu byatumye duhura njye nawe, urumva koko nabitenguha? Ahubwo noneho igitekerezo mfite ni ugukora resto nini noneho kandi iri classe. Mbese cya gitekerezo cyawe ubu noneho wakwicara ukakimbwira neza? Uyu musore rero yahise amubwira ati mbere yuko nkubwira rero icyo gitekerezo hari ikindi gitekerezo nagira ngo nyine kikibanzirize. Mimi rero yari afite amatsiko menshi ati mbwira nta kibazo, ndabizi ko uyu mwaka ari uw'ibisubizo kuri njyewe, ari umwaka mwiza kuri njye, ndabizi ko nicyo ugiye kumbwira ubwo byanze bikunze ni cyiza. Naho Deo ati cyane rwose. Deo rero yahise yegera uyu mukobwa maze amufata ikiganza, yaramubwiye ati ikindi gitekerezo rero nari mfite ni uko nyine njye nawe twaba umwe, maze ukanyuzuza ukambera urubavu nari narabuze. Uyu mukobwa rero yamurebye mu maso maze abona uyu musore akoze mu mufuka akuyemo impeta, ati ndifuza yuko wambera umugore, umukobwa umwe rukumbi nakunze muri ubu buzima ndetse rwose no mu buzaza. Umukobwa umwe gusa ntekereza maze nkumva rwose umutima utakigumye aho wari uri, umukobwa umwe gusa nifuza mu buzima bwanjye bwose. Kano kanya rero Mimi emosiyo zari zamurenze, yahise rero abwira uyu musore ati nawe ariko uri umwe gusa kuri iyi si nifuza guha urukundo rwanjye, ndetse uri umwe gusa nifuza ko yambera umugabo. Yamuhereje ikiganza rero maze amwambika impeta, aba bombi barahoberanye, ibyishimo byari byose, bakomeje no kubwirana ko bakundana ndetse rwose amarangamutima yari menshi. Mu kanya gato rero baricaye kugira ngo nyine bongere basubire ku murongo, nyine batangire baganire, maze Deo yahise abwira nyine Mimi ati harya mbwira twari tugeze hehe? Naho rero Mimi ati ntakubeshye bisa nkaho nanjye ntahibuka. Bagerageje rero kongera kwibukiranya maze bose basanga bari kuri cya gitekerezo cy'uko bagomba gukora ya resto bafatanyije. Babyumvikanyeho rero maze Mimi ashimira nyine Deo ku byo yari yarabakoreye byose. Yamushimiye kuba yaraje mu buzima bwe kuko ari we wongeye kumuha ibyishimo. Yamushimiye buri kimwe cyose rero ndetse amubwira ko amukunda, ari nacyo agomba kuzamwishyura, ari urukundo azamukunda ubuzima bwose. Aba bombi rero bahise biha gahunda yo gukora ubukwe vuba byihuse, kandi nanone bagatangira no gutekereza kuri resto yabo ariko bazashinga nyuma y'uko bakoze ubukwe. Ntabwo rero byari ibintu bigoranye, babikoze vuba rwose. Gusa ababyeyi ba Deo nabo bari barabonye ko nyine ibintu bakoze bitari byiza, bitari bya kimuntu, ndetse rwose barushijwe umutima n'abana babyaye. Ku munsi rero w'ubukwe nyine bw'aba bombi nibwo aba babyeyi basabye imbabazi Mimi ndetse bamubwira ko rwose batewe ikimwaro n'ibyo bakoze. Mimi rero yarababariye kuko yari umwana mwiza kandi ugira umutima ubabarira. Bamubwira ko bamwakiriye mu muryango ndetse guhera uyu munsi nyine abaye umwana wabo. Ibyishimo rero byari byose, ntabwo Mimi yifuzaga ikintu kizongera kumubabaza kubera ko yari yarabonye urukundo rw'ubuzima bwe. Nyuma yaho gato rero bafunguye nyine ya resto yabo aho batangiye kuyikoranamo, maze abakiriya batangira kuba benshi dore ko nyine bakurikiranaga cyane Mimi wari usanzwe asobanukiwe
ku byerekeranye n'imitekere. Umunsi umwe rero bamaze gucuruza, bamaze kureba nyine uko umunsi wagenze, Deo yabwiye Mimi ati warakoze kuba uretse kuba waranzaniye urukundo, wanzaniye n'ibitekerezo byinshi mu buzima. Nk'ubu sinari kuzigera amenya yuko burya ibyo kurya bivamo amafaranga, nabimenye kubera wowe. Warakoze rero kubwa buri kimwe cyose. Naho rero Mimi ati nawe warakoze kubera ko iyo ataza kuba ari wowe ntabwo tuba twicaye muri iyi resto. Aba bombi barahoberanye nta kintu kimwe bitayeho, maze nyine Deo abwira Mimi ati ndagukunda cyane cyane cyane, sinzi inshuro nzabikubwira. Naho rero Mimi ati ntabwo ni ngombwa kubimbwira inshuro nyinshi kubera ko ngewe ngukunda kurusha. Inkuru yacu y'urukundo rero naho tuyisoreje. Mwakoze kuyikurikira. Niba ukunda inkuru z'urukundo zica kuri Zasha TV, ntukagende udakoze subscribe, like, share na comment. Ni inkunga ikomeye kuri twebwe. Ndabakunda cyane rero nk'ibisanzwe.